warigeze wumva abana b'Inyange, ubutwari bw'abana b'Inyange? Abana b'Inyange, ishuri ryisumbuye ry'Inyange riri mu cyahoze ari Kivumu muri perefegitura ya Kibuye, ubu akaba ari mu karere ka Ngororero. Iri shuri ryaranzwe kandi rimenyekana cyane mu gihe abacengezi bateraga u Rwanda mu mwaka w'1997 ubwo abana bahigaga banze kwitandukanya mu moko bashaka kwica abatutsi, bakabwira abacengezi ko bose ari abanyarwanda, bikabaviramo no kwicwa bamwe muri bo. Aya mateka y'abana b'Inyange mugiye kuyagezwaho nanjye Imanishimwe Vincent mu ijwi rya Mr Vumbura. Mu mwaka w'1997 nibwo abacengezi binjiye muri iryo shuri maze basaba abana kwitandukanya bagira bati abatutsi kwabo n'abahutu kwabo, maze abana nabo basubiza bagira bati twe turi abanyarwanda. Hari hashize imyaka 3 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda irangiye, bivuze ko ibikomere ndetse n'ingaruka byari bikiri mu banyarwanda gusa. Uburere n'indangagaciro abarezi babo ndetse n'umuryango wa FPR Inkotanyi bari bamaze kubatoza byatumye abana bafata umwanzuro wo kutitandukanya, bemera kwitwa abanyarwanda bose, bimika undi munyarwanda, bemera gushyira hamwe no gutabarana batitaye ku ngaruka zari ziri bubabeho. Amakuru avuga ko hari umwana wari ufite papa we umubyara wari ufungiye ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi, maze ubwo abacengezi binjiraga umwana amenyamo umwe maze amusaba imbabazi ngo ababarire ntibicwe. Umucengezi nawe amusaba kumutandukanyiriza abatutsi, umwana nawe aratsemba avuga ko bose ari abanyarwanda. Abana b'Inyange baje kwigira inama yo gusohoka biruka batabaza mu rwego rwo kugira ngo bamenyeshe n'abandi ko batewe maze bahunge, nuko abacengezi babateramo grenade ihitana abagera kuri 7, abandi barakomereka bikabije. Amazina y'abo bana twavugamo Mujawamahoro Marie Chantal wavutse mu mwaka w'1975 akaba yaratabarutse mu mwaka w'1997. Twavugamo Benimana Helene wavutse mu mwaka w'1979 akaba yaratabarutse mu mwaka w'1997. Twavugamo Niyongira Ferdinand. Tukongera tukavugamo Mukambaraga Beatrice wavutse mu mwaka w'1974 atabarwa mu mwaka w'1997. Twavugamo Bizimana Silvestri wavutse mu mwaka w'1975 akaba yaratabarutse mu mwaka w'1997. Twavugamo Ndemeye Valence wavutse mu mwaka w'1972 akaba yaratabarutse mu mwaka w'1997. Twavugamo Mukarutwaza Serafine wavutse mu mwaka w'1975 akaba yaratabarutse mu mwaka w'1997. Aya ni amazina y'abo bana b'Inyange twavuga. Kugeza ubu mu Rwanda hari ibyiciro bigera kuri 3 by'intwari, ari byo Imanzi, Imena, Ingenzi, akaba ari bamwe mu bagize ubutwari bwo kurinda u Rwanda n'ubunyarwanda birengagije inyungu zabo bwite. Imena nicyo cyiciro abana b'Inyange babarizwamo kugeza ubu kubera ubutwari bwabo bagaragaje no gushyigikira ubunyarwanda batitaye ku nyungu zabo bwite, kugeza ubwo bibaviramo kwitwa intwari z'igihugu. Kugeza ubu imyaka 27 ishize abana bigaga ku ishuri rikuru rya Nyange muri Ngororero bagaragaje ubutwari banga kwitandukanya, hagaragajwe ko amateka uwo musozi ubitse ari ikimenyetso cy'uko u Rwanda rutazazima na rimwe. Igicumbi cy'intwari cyo murenge wa Nyange kirimo ingoro ndangamurage igizwe n'ibice 3, igice kigaragaza amateka y'ubumwe bw'abanyarwanda, igice kivuga ku gitero abana b'Inyange bagabweho bakanga kwivangura, n'igice cya 3 kirimo ubutumwa bugaragaza ivangura icyo ari cyo n'uburyo bwo kurirwanya. Kuri ubu abarokotse ibitero by'abacengezi Inyange babumbiwe mu ihuriro ryiswe Komeza Ubutwari, rigamije gukomeza kubiba imbuto y'ubutwari mu banyarwanda, by'umwihariko urubyiruko. Umuyobozi wungirije w'urwego rw'igihugu rushinzwe intwari z'igihugu imidari n'impeta by'ishimwe Godeliva Mukafarashi yashimye abateye inkunga imirimo yo kuvugurura igicumbi cy'intwari cyo murenge wa Nyange, avuga ko kigiye kujya gikoreshwa mu gutoza abakiri bato umutima w'ubutwari no kwirinda ivangura. Yagize ati dushaka ko ikigo kizaba ikigo cyo kwigishirizamo urubyiruko rwose rwa hano mu Ngororero kugera ku rwego mpuzamahanga, abakiri bato bose bakazajya baza kwigira hano ko twese turi abanyarwanda, bagakura bumva ko bagomba kwirinda ivangura ryaba irishingiye ku myemerere, irishingiye ku ibara ry'uruhu. Urubyiruko rugakura rufite umutima wo gukunda igihugu, umutima wo gukorera igihugu, umutima wo kwirinda kuvangura. Mwari kumwe nanjye Imanishimwe Vincent
ndabakunda cyane mwe mwese mukomeza kutwereka ko mudushyigikiye ndetse mugakanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV. Ubuyobozi bwa Vumbura TV bwifatanyije n'abanyarwanda kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi muri Mata umwaka w'1994. Twibuke twiyubaka dusigasira ibyo twagezeho.